yazanye imbehe ayishyira aho ngaho, azana icumu, azana umuheto, azana ingoma, azana n'isekuru n'umuhini wayo. Arangije aravuga ati ngaho nimubaze muzana amaturo, ibi bikoresho nibyo muri burahirireho. Ibizimu twumva umupfumu arabitongereye ngo museke mugasane mutsinde icyago n'icyagane, mwakira amaturo y'abagesera, ntibagapfa igiti ntibagapfa ibuye, bari baje kubashaka amahoro. Akibivuga imbehe yahagurutse ku kirago yari iriho, irasimbuka isanga papa ngo we papa atigatsindwa n'Imana. Twariteguye tugiye kumva, twumva umupfumu yuzuye imyuka, aratangira aravuga ngo Muganda, Mikesha, Mushunduzi, ababyeyi banyu turaje. Papa yumvise Muganda na Mikesha na Mushunduzi, ubwoba buruta ubwo yarafite. Nawe asanga ni sekuru ni sekuruza. Ise ni Muganda, sekuru ni Mikesha, sekuruza ni Mushunduzi. Papa abwira wa mupfumu ati abo ngabo se ko bapfuye kera? Ati baraje ngaba. Twumvise ngo abapfuye baraje. Mama ubwoba buramwica. Ariko umupfumu yahise atubwira ati ngaho uko nimuhagurukiye mubasanganire mu byine. Umupfumu ati nimubyine vuba. Papa atera indirimbo rero ngo iwacu bateka inyanya. Bateka inyanya. Turabyina umudiho wo guteka inyanya. Ba mugabo singira ngabo twajyanye bamuhaye umuheto n'umwambi. Ati rasa. Urarasa Bikira Mariya n'abatagatifu. Mu miryango yanyu ntimuzongere gusenga Imana. Mama bamuhaye isekuru n'umuhini, atukubita mu muhini. Uraba wemerera abakurambere kukiva hanga, uraza uteka inkono ubanza ugaburira abakurambere ubone guha umugabo wawe. Uzatanga ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe. Data yarabiteguye abihagejeje ri mugoroba saa 3 turi gukora imihango yo kubandwa. Ibizimu bibwira umupfumu ngo ayo maraso y'ihene n'inkoko uyavange n'amaraso y'uwo mwana wacu. Nuko umupfumu rero yantemye, ubu ngira manane, nibura we waje kwa Yesu bifite byose. Yahise afata skateri ino mukatisha indabo twe twazikatishaga amakawa. Ndarambwa aticara ndicara, bamaze kubaga, bamaze gukata umutwe ihene n'inkoko umutwe, amaraso yamaze kuyashyira mu gice cy'icupa, ibicupa byabagamo amayoga bitaga John Warikeri. Yahise ngo yicara ndicara, ahita azana skateri no mwino ryo hagati, ngira ngo ari kurigeramo, sinarinzi ko ari temo. Nabonye asosekamo skateri gusa, ngiye kubona afashe ngo pa turi umugome neza neza. Papa yaje arambwa tubigeze bitatarandemye. Ino rero bariciyemo ndarihombye, amaraso yavanga na ihene na inkoko. Kuva uwo munsi abihamba mu bikingi by'amarembo. Kuva uwo munsi yaravuze ngo umwana wawe ntakiri uwawe, waramutanze mu abakurambere, ndazinduka mujyana, niba utabishaka agupfireho. Data yanze ko mupfiraho, aranyemerera njyana n'umupfumu. Mu magambo make mu buhamya nzagaruka zaza kukubwira, namaze y'imyaka 4 rero ndingaruzwa muheto y'umupfumu, nirirwa musoromera ibyatsi, nirirwa mvura. Imyaka 4 rero mba umupfumu, 2 3 igihe cyaje cyarageze. Nihuse rero naho byambaye impano y'uburyo bwose, nuko naje no gukina umupira, nuko naje kumenyekana mu butegetsi muri leta. Bica papa tarwaye avuye mu misa ya mbere biramwica, aratumba, igitanda kiba gito, aratumbagana, igitumbi kirarenga kiba nk'ikirunga. Baje kuturebera ngo siko yapfuye, nuko nageze mu rugo barambwira ati siko biramugaritse. Ibizimu bita binyakira birambwira ngo ngwino twibyinire. Nagiye muri saro mbona bya bigabo bitatu ko bakabuduhamuriyemo Muganda na Mikesha na Mushunduzi. Binsanga muri saro bikaza bimbwira ngo byina. Uko bibyina akaba ari ko mbyina. Ngo nitujya kubica tuzahera kuri kamwe kamwe. Arewe. Binkura mu rugo saa moya y'ijoro, binjyana mwirimba handu bitinya mubembe ku kibuga cy'amashuri ahari ya santrali y'abagatulika. Mbageze nsanga abantu barimo naho nabapfuye. Baratwakira, baratubwira ngo tugiye gukira umupira, uwavugije sifure naramubonaga ngo barakata umupira. Bazi gucenga akakata umupira yawumpa mama yanjye. Nanjye uko acenga niko ncenga, na ukata nongera nkawufata, ale ngongera ngakata. Noherezaga mu izamu nta muntu uri bufate. Igisenyi buriya twavuyeyo muri cyagiye mwumvaga inkotanyi n'inzira bwoba bananiranywe, nibo badusanze mu kibuga baratubwira ati nukufata imbunda mukajya kurwana. Ibizimu byanjye rero ndi byabyemera, numva birambwiye ko magaza muvuga ngo muri inzira bwoba se ko mwagize ubwoba. Umureto nawe twagabwa Imana Eugene abwira umuhungu bari kumwe ati umuhungu avuze ngo iki, ngo aravuze ngo twagize ubwoba.
ntabwo ati mwagize ubwoba. Arambwira ati ni kuvuze ati, abwira uwo muhungu bari kumwe ati mumbere icyayi. Ngira ngo ni icyayi cyo teremusi naho ni jido. Yankubise jido arongera arampa ibizimu birambwa ati nawe musekure. Namukubita gikofe bakabona harazamutse naho ni bizimu. Are nanjye ndamukata we ndamwasa. Nongera ndamwasa. Noye ndamwasa. Bakiriye pasiteri dukomera Imana yo mwishura amashi tuyakome twakira ijambo ry'Imana duhagaze. Aya mashi tuyakome. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uraho neza? Mwicare mbabwire ukuntu tuganira ijambo ry'Imana mu minota mike. Ntawe nsitaza n'izi shuri rya Bibiliya imyaka 3 Gisenyi. Gukoresha igihe nibyo nzi. Yego? Yibaye 10, yibaye 20. Kandi ndabwira na bene wacu babavuga butumwa bari aha ngaha. Ntabwo ubukurura cyane kuko Kristo nawe avuze ko azigishiriza abantu be. Ibyo kwirigwa rero ukurura nta nicyo wabikoraho. Yesu azagaruka n'ibibazo bikiriho. Ndabwo ari ingero za kukuraza mu rusengero. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro ibice 6. Igitabo cy'Itangiriro ibice 6 umurongo wa 22. Umva uko ijambo rivuga dusoze ubundi nkubwire icyo Imana yantumye. 22 avuga ngo Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose abari byakora. Amen. Murakoze cyane. Nitwa Nzeyimana Yosefu. Nakiriye ubutumwa bwiza muri 90. 2 twaraye mu rusengero bavuga ko umunsi w'imperuka uri bube. Twaraye tubyina twese ducunga tuvuga ati Imana yanjye sira biranduka cyangwa n'urusengero ruri butugweho. Tugira amahirwe tubona mukiye mu gitondo. Umuntu wese akaza areba undi ati turaramye noneho rero. Haleluya. Icyo gihe none natangiye gusenga mbwira Imana ngo maze kumenya yuko imperuka itakibayeho. Noneho dukora iki? Imana impa amasezerano rero 2021 niho yaduhaye amasezerano. Irambwira ngo nkugize umukozi kandi nzaguha abana, nzagutuza mu mujyi wa Kigali. Yego nari nduye cyangwa Uganda ubitinya Kabuye Nyakabwende ni iwacu. Imana ingirira neza intabara ibintu. Yo naje kukubwiriza ubutumwa ngo hariho gukora kw'Imana. Ntabwo nkubwira iby'Abisiraheli, ndakubwira ngo hariho gukora kw'Imana. Uko Imana yakoze mu Isiraheli na n'uyu munsi ni kwikora. Imana ishimwe. Yo nigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 17. Ijambo rivuga ngo data arakora. Yesu abwira abantu ati data arakora kugeza na n'uyu munsi nanjye ndakora. Ngubwira ukunda Imana yakoze iwacu mu muryango. Yego no mu rugo rwanjye. Sinari kuba umupande koti yuko nta nibyo narinzi, nta nibyo nari ngeneye. Cyambere twarabagatulika, icya kabiri twarajyaga tukanywa, icya gatatu nari mfite icyubahiro mu butegetsi ngina umupira w'amaguru. Imodoka ya burugumestre ntiyagomba guhaguruka itarabona dodosi ngewe barantegereza kugeza igihe mpagerera. Ubwo rose rwagomba kumbwira ko umurokore kandi muri bara zose byeri bari bushyiraho ngaho ari ngewe uribanza kuza kuzica umuzizi. Ubwo rondi wari kumbwira ngo ni wihane. Ahubwo duhura n'ibibazo byuko nari mfite icyo bita karande yo mu miryango. Yo nigishije karande ndakubwira ngo karande z'uburyo butatu. Hari karande yaho uvuka, hari karande yaho washatse, hari na karande ukura mu bapfumu. Muri ibyo byose rero nari mfite karande yaho navuye cyangwa se navutse niyo twakwiye mu bapfumu, karande ebyiri zose. Icya mbere rero data kubera ko yakunze kuba muri Zaire abana bapfiriyeyo agaruka za mu Rwanda aho kuri kavukire, ariko bamubwira ko hani Busozo za Nyakabuye za Bukunzi nta mugabo wo kuhaba adafite umuti wo kumukagira.
babimubwiye abwira abo yarasanze mu miryango ati nimumbeho rero. Baramubwira ati turaguha umupfumu uzi gukagira ndetse n'uwakoroga akaba yamwica akihorera. Data nuko uwo mupfumu yagezeyo rero bamuca amafaranga. Ariko baramubwira kugira ngo umuti ukore nuko uzana umugore wawe n'umwana, niba ari imfura cyangwa umuhereza banza hagere tugirana amasezerano mwese. Data aratujyana rero ngewe na mama tugereyo, umupfumu aratwihererana mu nzu ye yakoreragamo imigenzo ya gipagani. Aratubwira ati ubwo mugeze anga ndi mugipfuye naho ubundi tugiye gupfa kamwe kamwe. Yesu ni ufite urukingo we. Aratubwira ati muzana amafaranga y'amaturo, muha abakurambere amaturo, niba yabona barabaha amasezerano muyatane, kandi ikindi azabashingira igiti wanyu mu muryango no mu rugo, ntimuzapfa igiti ntimuzapfa ibuye. Tugezeyo rero yazanye imbehe ayishyiraho ngaho, azana icumu, azana umuheto, azana ingoma, azana n'isekuru n'umuhini wayo. Arangije aravuga ati ngaho nimubaze muzana amaturo, ibi bikoresho nibyo muri burahirireho. Yazanye imbehe tuyishyiramo amafaranga, dushyizemo ibiceri. Umupfumu ari kunkumura ngo ya abakurambere barayanze nta biceri bashaka. None ku Mana yo twatanga igiceri duha umugisha we. Yaba waruguma ku Mana. Mana niyo nabonye nziza. Umupfumu aratubwira ati wa mugabo urataha se nta masezerano ubonye? Nta note wazanye papa? Ndazifite. Zana inote. Papa yazanye inote aramba ahereza na mama, wa mugabo yarafite yiwe. Twahurijemo inote muri yambeye ibizimu, twumva umupfumu arabitongereye ngo museke mugasane mutsinde icyago n'icyagane, mwakira amaturo y'abagesera, ndibagapfa igiti ndibagapfa ibuye, bari baje kubashaka amahoro. Akibivuga imbehe yahagurutse ku kirago yari iriho, irasimbuka isanga papa ngo we. Papa ati gatsindwa n'Imana. N'ubwa mbere yarabonye ubumaki, ariruka. Papa ariruka, yirutse yageze apfa munsi y'inzu, tuba tumugezeho. Mama atangira gutongana nawe ati wa mugabo we ko akataraza uzakazana, none ngejeje ku bantu batembereza imbehe we igenda itembera bwo. Umupfumu yaduhamagaye yumva turi gusubiranamo, ahita bahamagara papa ati niko wa kigabo ugeze aho gute? Papa ati no muri Zaire nabaye nari ntarabona imbehe igenda. Aturi umuhanga pe. Ati si ibyo mvuze, zamuka cyangwa nyigusangisha aho hepfo. Papa yumvise imbehe iri budusangiye yopfo, abwira mama ati waretse tukajyayo, nina twicira mu nzu ye leta izamutubaza. Twazamutse tuzi ko tutari bukire, ariko Yesu yarazi ko nzaba ndi muri mwebwe kuri isaha. Turazamuka tugere mu nzu ye, aratubwira ati nimutuze, abakurambere yashimye amaturo yanyu babitabye muriruka, ngani mupfukame musabe imbabazi. Dusaba imbabazi, akaza asaba imbabazi nyine uko umupfumu ari kutubwira, tukaza dusubiramo ngo nyabona abakurambere museke mugasane mutsinde icyago n'icyagane, nyabona twari tubahunze ariko ndi tuzongera kubahunga, ahubwo twari tuje kubashakaho ubuhake. Niba utwemerera turemera kubabera abagaragu, muzatubera abadatabuja. Uko umupfumu avuga niko duvuga. Birangije rero inzu yahinze umushyitsi, twumva ni nk'umutingito ngo gigigigi, tukareba. Umupfumu ati mwumvise ko abakurambere baje? Natwe ko tugize ngo n'umutingito se. Ati baraje mwese nimwitegure. Twariteguye, tugiye kumva twumva umupfumu yuzuye imyuka. Aratangira aravuga ngo muganda Mikesha Mushunduzi ababyeyi banyu turaje. Papa yumvise muganda na Mikesha na Mushunduzi, ubwoba buruta ubwo yarafite. Nawe asanga ni sekuru ni sekuruza. Ise ni muganda, sekuru ni Mikesha, sekuruza ni Mushunduzi. Papa abwira wa mupfumu ati abo ngabo se ko bapfuye kera? Ati baraje ngaba. Twumvise ngo abapfuye baraje. Mama ubwoba buramwica. Ariko umupfumu yahise atubwira ati ngaho uko nimuhagurukiye mubasanganire mubyine. Turamenya tubyina gute? Umupfumu ati nimubyine vuba. Papa atera indirimbo ngo iwacu bateka inyanya. Bateka inyanya. Turabyina umudiho wo guteka inyanya. Byararambiwe twicaye ntibyatwemerera. Umupfumu aravuga ati ubwo se umudiho barawemeye? Nimukomeze. Wa mugabo twajyanye nawe atera indirimbo, ndavuga inkongoro baririmba, ndavuga inkongoro mu gihugu reka da bundi bifata zero turuhira ubusa.
amaguru yaturiye ku mudiho bitaremera. Umupfumu aravuga ngo ndabona byabananiye. Wa mugabo we ari ngwino hano. Papa aramuhamagara araza imbere ye. Ari ambura ikoti, akuraho ikoti yari yambaye, afata icupa rye wararizunguza arimo imiti, utwumva arabivugiyeho amagambo ari mu kubisana kwibere. Icupa rirananira. Abwira papa ati ngo niba uri umugabo uri kure. Papa ararwana naryo reka da ryanga kuvaho. Niho rero yamubwiye ngo acira hararifata. Ahita amubwira ibyo mu miryango yacu byose, arangije aramubwira ngo ndabona ufite n'imikumbi y'ihene, mbere ziriya hene y'igihugu irimo, ngwingingira abakurambere baguha amahoro. Papa nuko yemeye ihene y'igihugu arayimuha. Ayimuhaye rero nuko umupfumu yavuze ati guhera uyu mwanya rero are vayo. Araza ati pfukama. Papa arapfukama na wa mugabo twajyanye. Turangije aratubwira ati uyu mwanya rero mugiye kwivuga amazina. Vuga amazina yawe ubwira abakurambere ngabo. Papa ati ni ngewe nitwa Ndawizera Kimuhana Didas. Mama ngo Nyiranzume Pascasia. Wa mugabo twajyanye Frodo Wide Singira nkabo. Nanjye nitwa Nzeyimana Yozefu. Wa mupfumu nuko yafashe rero amazina yacu. Twumva aravuze ngo Muganda, Mikesha, Mushunduzi, wakire Didas, wagire Pascasia, wakire Frodo Wide, wakire Nzeyimana. Avuze Nzeyimana biramuterura bimukubita hariya. Arasambagurika amaguru ari hejuru. Twumva ari kubwira papa ati ndi kwa mugabo we wakuyaho icyo gizina cy'uwo mwana wanyu kutumye ngizira. Hano umwana wawe wamwise Nzeyimana, hano ndi bavuga Imana ndi bayishaka, nta nubwo bazayikorera, kuraho. Papa kubera ubwoba ahita avuga ati se ngukorera iki? Ati kuraho iryo zina niko abakurambere bari kuvuga. Papa nuko yankuyeho amazina ngo wa mwana wanjye rero nari namubyariye mu bitaro by'Imibirizi, nta cyitwa Nzeyimana mwise Mibirizi. Uwo mwana yitwaga Yozefu, nta cyitwa Yozefu mwise Dodosi. Arangije rero umupfumu arahembuka, nuko araza aramfukamisha arandasaga, angubita indasago. Niba unazifite ahangaha Imana ikurengere. Yarandasaze kubera ko yandasaze ntari nabimenyereye, ariko ntunambaza aho yandasaze. Unahavuze ntago nakubwira da nuhambaza. Arandema yeye numvise ukuntu mbabaye we, mbwira papa atari ko sibi nibiki. Arambwa ati mwana wanjye mbabarire sinarize ko aruka butugenza. Yarangije aratubwira ati guhera uyu mwanya mugiye kurahirira abakurambere byo muzakora muze gutahana nabo. Bahaye data ingoma ati kubitaho murisho uraba wemereye abakurambere ko nta yindi ngoma uzongera kwamamaza. Yaba ingoma ya Musingi ya Rudahirwa ya Kayibanda yaguhaye amafaranga ntayo wemereye kwamamaza, ugiye kwamamaza y'abakurambere bagiye kugwa amahoro. Wa mugabo Singira ngabo twajyanye bamuhaye umuheto n'umwambi ati rasa, urarasa Bikira Mariya n'abatagatifu, mu miryango yanyu ntimuzongere gusenga Imana. Mama bamuhaye sekuru n'umuhini ati kubita mu muhini uraba wemereye abakurambere kukiva hanga uraza uteka inkono ubanza ugaburira abakurambere ubone guha umugabo wawe. Akubita mu muhini, arangije bamba urwembe n'icupa ririmo imiti bitaga amasubyo. Arambwa ati simbuka gatatu wagahungu, uraba wemereye abakurambere kuza ujya gushakashaka ibyo bagutumye. Nsimbuka gatatu, ndangije umupfumu aradupfukamisha ahita dutongera. Ibizimu byiwe byaje kurangiza bimubwira ngo uwo mwana asigare abandi batahe. Nuko data yatashye basiga aho ngaho bari kunjyana ngapfa. Mupfumu aramubwira ngo ugende uzane ya hene nuyigeza hano uzayiha abakurambere, umwana wawe uzawumugomba yazataha. Data ariko yazanye ihene n'ubundi abakurambere baranyimana, baravuga ngo ni ngombwa kubanza ugategura iwawe mu rugo mu Bagesera tukazaza kuhakagira, uzatanga ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe. Data yarabiteguye abihagejeje iri mugoroba saa 3 turi gukora imihango yo kubandwa. Ibizimu bibwira umupfumu ngo ayo maraso y'ihene n'inkoko uyavange n'amaraso y'uwo mwana wacu. Nuko umupfumu rero yantemye, ubu ngira manane nibura we waje kwa Yesu bifite byose. Ngewe Nazarani yahise afata skateri ino mukatisha indabo twe twazikatishaga makawa. Narambwa aticara ndicara, bamaze gukata umutwe ihene n'inkoko umutwe, amaraso yamaze kuyashyira mu gice cy'icupa. Ibicupa byabagamo amayoga bitaga John Warikeri, ashizemo amaraso ubundi ateretse mu gihembe cy'inka yari yazanye. Yahise ngo yicara ndicara, ahita azana skateri no mwino ryo hagati, ngira ngo ari kurigeramo, sinarinzi ko ari temo. Nabonye asosekamo skateri gusa, ngiye kubona afashe ngo pa ya ndabwa turi umugome neza. Papa yaje arambwa tubigeza bitarantemye.
ntabwo nkuramo, turi kwihuta, ubuhamya nzabuha nyuma, ariko abari bahari ubushize nakuyemo ndabereka, abahari naraberetse nizagaruka ubuhamya, ndagira ngo twihute. Ino rero bariciyemo ndarihombye, amaraso yavanga n'ayihene n'ay'inkoko. Kuva uwo munsi abihamba mu bikingi by'amarembo. Kuva uwo munsi yaravuze ngo umwana wawe ntakiri uwawe, waramutanze umuha abakurambere, ndazinduka mujyana, niba utabishaka agupfireho. Data yanze ko mupfiraho, aranyemerera njyana n'umupfumu. Mu magambo make, mu buhamya nzagaruka nzaza kukubwira, namaze y'imyaka 4 rero ndingaruzwa muheto y'umupfumu, nirirwa musoromera ibyatsi, nirirwa mvura. Nabaye umupfumu imyaka 4 n'uyu mwanya, yego uretse Yesu wantabaye, yego imiti yose nari nzi kuvura, kubyaza abagore bazinzwe, abasazi basaze, naho ngirijwe nahuraga n'umuntu urembye ngumva ngize impuhwe. Ngaba wehe nkambwa tuwagiye kwa muganga ati byarananiranye, ati ngumva ngize impuhwe. Nkambwa tuze kuza ndakubwira, navuye nk'imyaka 2 aho ngirijwe, navuye imyaka 2 nkambwa ati ndumva amafaranga Imana itazabona ko nasubiye muri ibi, ugakira neza. Imyaka 4 rero mba umupfumu, 2 3 igihe cyaje cyarageze, nihuse rero naho byambaye impano y'uburyo bwose, nuko naje no gukina umupira, nuko naje kumenyekana mu butegetsi muri leta, nuko igihe cyageze rero, yego nje nakinye umupira nge ndiriwe nigishwa n'abantu. Ikintu cya mbere byabanje kumbwira ngo tuzagukiza y'amashitani, yego ubwo urumva igihe cyarageze, abantu biwacu barapfa, yego twaba twashingiye umukobwa mu muryango, nijoro hagapfa umuhungu. Twaba twashingiye umuhungu kuri paruwasi, nijoro hagapfa umukobwa kwa runaka. Baba yakarande ko kwica imiryango, bahagurukana papa baramuga ati wa mugabo we utarakora ibintu byo kubandwa hanga mu Bagesera, izi mvu ndago zigeze zibaho, ni wowe ufadikanyije n'abapfumu kutumara. Ati haguruka, bamujyana ku ngufu kuri wa mupfumu. Bagereyo baramuga ati kuraho washize n'uyu mugabo cyangwa umusigarane. Umugabo arabwa ati ntabwo ari ngewe, ahubwo naze muri iriya nzu aho yatangiye umwana we abari wasobanura. Papa yibutse umudiho twabyiniyeyo, aravuga ati sinsubira mwa biriya bizimu. Abagabo twajyanye rero nibo bakamejeje, baravuga ngo twebwe twereke, ntibari bazi ibyari byo. Binjira muri ya nzirimo imikiririmbo ya wa mupfumu. Umupfumu arabahima, aragenda afungura isandugu yiwe, asohoramo inzoka yabagamo, arayizana arayibereka, ikazi basuhuza ngo ati toka. Barirutse babwira papa ati kizwa n'amaguru burya twaje kugishitana huko. Kuva uwo munsi niho babwiye papa ati wagiye ahantu utazi. Ya mashitani mu kutwica niho rero wa mupfumu yavuyeyo, kubera ko bamututse bamubwiye nabi, na wahita babwira ngo amasezerano yanyu niba mushaka seswa mugende mutegereze iminsi 3. Bavuye ari kwa 5 kwa 6 ku cyumweru bica data, bica papa atarwaye, avuye mu misa ya mbere biramwica, aratumba, igitanda kiba gito, aratumbagana, igitumbi kirarenga kiba nk'ikirunga. Baje kuturebera ngo siko yapfuye, nuko nageze mu rugo barambwira ati siko biramugaritse, ati siko we yikozeho. Nagiye mu gitanda ngiye kureba igitumbi cya papa, ijambo nibuka ni mama wambwiye ngo uramenye ndiwiha abakunzi, bari kuvuga ko ibyo twacishije ari byo bimwishe, ntunarire ntagire ndubabare. Nikubise ku gitanda sange papa yabaye nk'ikirunga. Ibizimu bita binyakira birambwira ngo ngwino twibyinire. Nagiye muri saro mbona bya bigabo 3 uko bakabuduhamuriyemo Muganda na Mikesha na Mushunduzi, binsanga muri saro bikaza bimbwira ngo byina. Uko bibyina akaba ari ko mbyina, ngo nitujya kubica tuzahera kuri kamwe arewe kamwe we. Abantu bari hanze barahurura ati byo ni ibiki, ati ni wa muhungu. Atese iki gihungu kishimiye ko se yapfuye, nge babimbwira ngumva mbitamfasheho. Bahambye data bitandeba, iminsi 8 yashize bitandeba, nuko byaje kumbwira iminsi 8 irangiye ngo tuzakugira umuntu ukomeye, tuzakwicazanya n'abakomeye. Binyigisha umupira ngewe mwirimbi, binkura mu rugo saa moya y'ijoro, binjyana mwirimba ahantu bitinya Mubembe ku kibuga cy'amashuri ahari ya santrali y'abagatulika.
mbageze nsanga abantu barimo naho nabapfuye. Baratwakira baratubwira ngo tugiye gukira umupira, uwavugije sifure naramubonaga ngo barakata umupira. Bazi gucenga akakata umupira yawumpa mama yanjye. Nanjye uko acenga niko ncenga, nawe ukata nongera nkawufata, ale ngongera ngakata. Noherezaga mu izamu nta muntu uri bufate. Bwakeye mu gitondo mbitira ku kabare nsanga abantu bari kwinywera inzoga z'abavuye kugabura amasambu, ngewe nicaye gucya mare gusoma ku nzoga. Numva isifure nararanye mu irimbi numva ngo nanga ati we are nurabyumva uko naraye aho mu irimbi ngeze mu bantu bazima mu gitondo ku kabari. Ngiye kumva mbona abantu baraje batarabo ku kabari, ari babandi twararanye babazima. Numva baje ngo agize ngo are mbona ndakangutse. Yashohereye umupira ndawufrenesha gatuza ndawukaruma. Arakata ndacenga. Ncenga muganda ari ncenga mushunduzi ndakata ncenga n'uyu. Nagiye kohereza ishoti mba ngubise wa mugabo nyiri kabara umugeri. Arambwira ati niko warasaze cyanga. Ubusuje kurwana muri iki gitondo. Abakuri kabare rero barambwira ati mve rero niko muhungu wa Didas. Iswa niba yarapfuye nawe ntutuzanira ibibazo. Ngewe rero nabavuyeho nikomereza n'ikipe yanjye tujya mu gisambu. Uko bakina niko nshyira ku mutwe, niko nshyira ku ivi, niko nkata bare we ngongera ngakata. Barambwira ati mve rero taha ibizimu ramba ngo taha uzajye kwiyandikisha kuwa gatanu nuko nakoze entraînement y'abantu bazima ndatsinda. Mbazamutse muri commune ndatsinda. Abazi Nyakabuye Frodowari akiri encadreur wa superprefecture abandumyeho ndatsinda. Kuri burgomestre nawe Tresifori habi ya mbere abangize ikigirwa mana nuko nakinye umupira ndazamuka n'igisenyi. Mbaho navuye ejo bundi igisenyi buri twavuyeyo muri cyagiye mwumvaga inkotanyi n'inzira bwoba bananiranywe, nibo badusanze mu kibuga baratubwira ati nukufata imbunda mukajya kurwana. Ibizimu byanjye rero ndi byabyemera. Numva birambwiye ko magaza muvuga ngo muri inzira bwoba se ko mwagize ubwoba. Umureto nawe twagabwa Imana Eugene abwira umuhungu bari kumwe ati umuhungu avuze ngo iki, ngo aravuze ngo twagize ubwoba. Bari batubwiye nibindi ntavugira hano kuri kamera. Yego ntabwo ati mwagize ubwoba. Arambwira ati nikuvuze ati abwira uwo muhungu bari kumwe ati mumpera icyayi, ngira ngo ni icyayi cyo terimuse naho ni jido. Yankubise jido arongera arampa ibizimu birambwa ati nawe musekure. Ndamubwira ati ongera imbere ya wene wabo n'imodoka zabo zinzira bwoba. Ndambwa ati ongera arongera aramba. Okay, ibizimu birambwa ati mudunde nawe. Namukubita gikofe bakabona harazamutse naho nibizimu. Are nanjye ndamukata we ndamwasa. Nongera ndamwasa. Ndamwasa. Aho nkubise hose haradudumba. Bene baba baravuga ati kino gihungu ko mbona gifite amakenya. Baramufata terekeraho. Navuye aho ibizimu bimbwiye ngo are itahire ntuzajye no mu gisirikare. Nditahira. Nageze mu rugo rombarega kuri mama. Mbwira mama ngo inzira bwo bazavuze ngo njye mu gisirikare ndanze cyo kora barankubise ariko nanjye ndabakubise da. Nuko mama yambwiye ati hangane mwana wanje we ndurwane n'abagabiye so ahubwo zana umugore. Mu gitondo nagiye kuzana umugore. Umugore wanje mfite sinigeze amubwira ngo uraho amakuru reka kandi tubanye neza. Gusa nagiye abakobwa bateraniye bakagoroba ndebamo. Namwe ati yasha wowe ngwino ngushire mama ndumye umugore. Abakobwa baransetse bagaza baseka kera ngo barangwenura. Nanjye numva ndasebye ariko mbita mufata mujyana mu rugo ku ngufu. Mugejeje mu rugo umudamu wanje yego
yanyubashye. N'uyu munsi yo twagiye gusura abantu bubatse ingo, yo twagiye kubahugura baratsindwa. Inza nibaza ukunda abantu basenya kandi bazi n'ijambo cy'Imana. Nabaga ndi mu rugo bikambwira ngo ibyinire umwihorere nturye, are nkaba nibyinira, akambwira ati ariko se urabona utananiwe koko? Nyamara yakiri wowe uba warampenuye ku ntebe, yakibaho bari kumpenura ku ntebe. Waranyorohera arandeka hangana n'ibizimu, ariko yamaze gutwara inda. Igeze mu mezi 7 arenga, numva mu gitondo birambiye ngo turica mugeni saa 3. Nuko ndaza nambwe ati yewe abakurambere baravuze ngo barakwica saa 3. Arambwe ati ubwo so wabansaba imbabazi. Njya kwa mukecuru mama, nambwe ati witegura abakurambere baravuze ngo ntugira hujya, barica mugeni saa 3. Mama rero nkaho yagasabye abapadiri cyangwa se abapastor ngo badufashe, ahubwo twongera icyo bita karande turayongera. Twafashe rero inzoga, dufata amafaranga, dufata ihene, dufata ibiryo, turaterekera. Museke mugasane mutsindi cyago n'icyagane nyabona Didasi, utwakirire Muganda na Mikesha na Mushunduzi, umurinde mugeni ntapfe, ahubwo nabyara umuhungu tuzamubaha abakorere, nabyara umukobwa tuzamubashingira. Ibizimu bimwica saa 3 ngo kubita hasi. Ababyaye abana 2 b'abakobwa, kamwe barakica akandi bakisha ukwezi gushize. Iminsi yo kwica mugeni wanjye rero byaramwumishije, niho nabonye Yesu. Mbere Yesu amashi, izi mbaraga muvuga, nuko bavuga ibyo kwigana, ntago bakwigana imbaraga za Yesu. Mbona mu gitondo Imana itumye abantu, umugore tutegereje kazapfa, kurya no kunywa wapi, yarashiririye byamwonsa amaraso, ariko Imana iragenda ifata abanyamasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana aba bantu nzagaruka aba bandi mwebwe bakozi b'Imana muraha mwese abakozi b'Imana. Yusomye Bibiliya amateka aravuga ngo yushatse ko umukozi w'Imana, amahame y'abakozi b'Imana nuko ugomba kwemera ibyo Imana ishaka, akaba ari byo ubamo, akaba ari byo. Icya kabiri kandi Imana uko ishaka kuba akaba ari cyo uba. Utaba umuririmbyi Imana ashaka kuba mwarimu, ndashaka ubupasoro kandi Imana yarashaka kumba umuririmbyi. Icyo ikindi ugakorera ku mabwiriza yayo. Ukundi abo bari ku mabwiriza yabo Imana yarabwiye ngo nimuje kwanze Imana Yosefu muri uriya muryango nzabana namwe, bahaguruka bari kubwiriza ry'Imana. Ngewe ndi mu rugo n'ibizimu, n'umurwayi wanjye warembye, numva ibizimu birambwiye ngo hunga, haje abantu bari kudutuka, naho nabapande kote bavuga Yesu. Nanjye nanyuza hancitse, babarokore Imana yarabwiye ngo ni mu mutangatange, banyuze iriya nge ngikata hanga duhuriraho, numva arambwiye ngo hagarara. Ndavuga ati nicyo ushakaho, ahubwo ati hagarara mwese na rya Yesu. Yantunze ukuboko ngira ngo ni inkota, mbona ari nk'inkota, ndatangira mvuza induru, namwe ariko uranyica ariko urampora iki? Ariko mbonye atanyitayeho, ahubwo mpamagara mama. Ndavuga ati mama, mukecuru wambwiriye abantu bakaza kuntabara, nimutinda murasanga abarokore banyishe we. Abarokore aho bari mu isezerano ry'Imana, nabandi gutaka, uko ndi gutaka niko bari kubwirwa n'Imana ibyo bari bukore. Bene wacu imiryango yarazamutse, bahita bababwira ngo twebwe ntabwo dutuye hano hafi, turi abantu bo mu masheshe, hajya muza muva ku mazi ashyushye. Ku mazi ashyushye ngo niho bari batuye, bita muri Shariyo. Ati twebwe Imana yarayitubwiye ngo tuze, hari amashitani yizingiye muri uyu muryango kandi maze kubica kamwe irashaka kubamara. Yarije kutubwira ngo nimwemera kwihana irabababarira. Mu magambo make baranyihanishije ndihana, Imana impa amasezerano. Mu gusoza rero ngira ngo tujye kuri iri jambo, nuko Imana, haleluya, yarambwiye ngo noneho rero nzakorera umurimo wanjye aha, yego, kuko nibizimu byagiye bahari, bahamaze iminsi ngahe 3, bankoze mu mutwe, manuka ndi gupfa ngo we no hasi. Ibizimu byaranyirukangije, dusubira ku mupfumu kandi ndyamyaho, twicogeka muri yanzu y'Inyaruteja kandi ndyamye Nyakabuye. Naje kuzanzahuka basanga imyenda yose yabaye amazi, bari kumbaza tuvuye hehe, nanjye kimwaro cyanyishe.
ntabwo ati none surambaze iki atuvuye he nange ati mvuye ibusozi iri Nyaruteja. Nuko babwiye abantu ati nimuhumure ibizimu bari baramushyizemo biragiye. Bahamara iminsi 3 irangiye niho rero abahorokora Imana yababwiye ngo mujye kurandura iby'umupfumu yahambye. Niho nabonye imbaraga mugira. Nta waberetse ibizimu bwabo bahambye bamanutse bari kuririmba indirimbo ngo tuboneye urukundo rw'umukiza no gufata isuka baracukura rya hembe barikuramo bafata imiti twari dufite niyo narimbitse babitwikira ku karubanda. Imana iravuga ngo guhera uyu munsi amashitani yose ndayirukanye muri uyu muryango. Haleluya. Amen. Kuva uwo munsi rero ni Imana yari ivuze ngo bava aho ngaho bambwiye ngo humure hano Imana yashyize urusengero. Ikindi kandi guhaye abana, ikindi guhaye umurimo mu itorero, ikindi na mukecuru wawe iramuhamagaye, ikindi n'uyu mugore nubwo yarembye nta gipfuye. Wayihaye icyubahiro. Oh haleluya. Ibyo rero byarasohoye habaye icyumba cy'amasengesho mu rurembo rwa Cyangugu cyari kizwi ahantu bitaga icyitegererezo. Ni Imana yari yashize izina ry'ikitegererezo. Habaye icyo cyumba turubaka urusengero. Imana irambwira ngo rutange uruhu itorero. Nuko nahamagaye itorero twayoborwaga n'umushumba witwaga Karisimbi Jean Bosco. Ndaza ronjya ku itorero nababwiye ati Imana yanyemeje ko iriya sambu na iriya nyubako hagomba gutangwa niko Imana yambwiye. Arambwira ati niko wemeye ati n'umuryango wabyemeye ati kuko nari mfite gahunda y'Imana. Imana rero ndabyegura mbitanze ndabasinyira. Uwo munsi bari gusenga n'abashumba bagihari. Umuhanuzi witwa Vesiana arahanura ngo uyu murimo ngiye gukora rangaha nawe mwana wanjye iyi sambu yawe nzayikwishyura mu mujyi wa Kigali. Oh haleluya. Imana yarabikoze nabyo sinza kuhatinda nihuse. Imana yarabikoze yambaye ikibanza mu mujyi wa Kigali ndaguze. Ndagize nte? Utaguze. Ndaguze. Ndabyumva cyane rwose. Irambwira ngubaka. Yego? Igihe cyo kubaka imbaye ubutumwa njya kuri radio ninge wumvise nigishije ijambo rivuga ngo hejuru imbaraga za Satani hariho imbaraga z'Imana. Nigishije ijambo rifasha abantu bo hirya no hino. Abampamagaye ni wowe Nzeyimana ati yego, Joseph ni wowe ati yego. Muri iyo minsi rero imbaye ikibanza imba n'amafaranga sinza kukubwira aho yagize gute aho yaturutse ndi kwihuta, ahubwo kubera ko ninge wubatse inzu hano muri Gasabo Ibumbogo ndafite icyangombwa. Ninge ngenyine ndavuga ngo reka ninge ngenyine reka bari kuvuga. Wewe urimo ariko warihishahishe, wowe urimo watanze ruswa, wowe urimo ufite abakuvugiye. Nge rero amafaranga Imana ngiye ngo nkuzanye amafaranga yo kubaka n'ikibanza nabonye mu mbaraga zayo natumiye umufundi. N'abayede barubaka bageze kuri Rendo. Naye nahagurukije ikizu kinini. Niko sha nta mwana nabonye ngaha. Urahazi? Nuwo ngo uri nyuma witwa? Okay. Dore ngaba, okay. Boy Imana. Abareo nabahamya by'umuru nateruye ikizu kinini bigeze kuri Rendo akagari karakanguka. Baraza turiya mugabo ko tutabonye fotokopi. Yo kubaka uburushya go kubaka baraza barambwa ati niko fotokopi iri ko mbona ugiye gusakara. Nambwa ati ni Imana yambwiye ngo nubake vuba vuba. Muyobozi w'akagarambwa tuzi ko wasaze. Nuwatekenika se yabura gutekenika amabata ngahe agaterura vuba vuba ikizu kingana gutya. Arambwa ati nukudusuzugurugura gifite ngiye kuyisenya. Avuga ati ndago nayisenye ndahamagaje umurenge banjeniyeri b'umurenge mu kandi kanya bari baje. Bageze bansaba icyangombwa. Nibuka ko Imana yari yambwiye ngo mu gutangira kubaka inze mbashira Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ni Pendo. Igihe cyo kubaka abayede bagiye kuruhuka nabaririmbishaga indirimbo nkabasomera ijambo mu gitondo batangira kwari gusenga no kubasomera ijambo rya Nehemiya yubaka inkike Hasani inkike. Abayobozi b'umurenge baje rero barambwa ati niko ko wasuzuguye akagari kutabaye icyangombwa. Nanjye ati ni Imana yambwiye ngo nubake vuba vuba. Bahita bagwa ati musenye we senya. Abahungu bakubiso bajya bazanye bakubisa amapigi kubita bakubita umutima numva urambwe ati ajya Pendo ryakoze ryari mfite mfati Pendo nararifashe anje nambwe tugiye kudutera amabuye yuko narikuye aho ryari riri mu matafari aho ujya no kudutera amabuye nange atoya sinza ndwana nafashe Pendo
ndaricuranga we ngo abadayimoni bose nibahunge mana we abadayimoni bo gusenya nibahunge abadayimoni bo nagiye kumva numva abantu ngo ngo mukomere naho nakubise ndakubita bariruka bamanutse biruka mu muhanda pfu abaturage bababonye bagira ngo mbiruka nzo n'amabuye we mu kandi kanya mbona abaturage baraje ati niko pastor ko twari tuzi kuri umukozi w'Imana uteye abandi amabuye nanjye ati hoya ndebye gutya nsanga n'abayede birukankanye nabo umushoferi niwe waje arambwira ati niko ariko hagira aturutse iyo pfo iyo yirukankanye na bene wabo arazambwira ati niko so wa mugabo we wambabariye nkajyana imodoka y'abandi nanjye ati nakugize nde ugende yafashe imodoka aragenda ejo ntegereza ko baza kumfata ndaheba umuyobozi rero wari ku kagari ndavuga ati buriya yabirekeye umurenge reka ngeyo haba inama y'abavuga ngo genda ujye gusaba imbabazi ku kagari baguce mande manukana n'ipendo yanjye ngere ku kagari uruhande rw'idarapo sedo abarambonye hamba tuje kureba iki ati narinje nyine kubabaza ko mwagiye ntimwambwira ndekeraho cya ati cyo ufite n'igiki ati parara ndaperabwa ati ati ajya numvise kuri n'umunyacyangugu muraroga ati waruzi ko n'abandi bo ku murenge batarabyuka ati ndetse baravuze ngo ntibazagaruka iwawe nuko nasubiye mu rugo arambwa ati tuvira aha ngaha nditahira nategereje icyumweru bataje ndiyubakira turi barahazi nkubitaho metarike nkubita inzugi twigendera mu nzu ntawongeye kugaruka Imana ntiyubaka ninjyewe mugabo mwumvise uyu yigeze avuga ibyo kubura ninjye mugabo Imana yahaye ubutumwa irambwira ngo uzagenda umbwirira abantu ko ndi Imana idaterwa inkunga uzambwirira abantu ko ndi umucamanza w'abari mu isi uzambwirira abantu ko ndi Imana ishobora byose ibyo bitatu nabizungurukanye muri umujyi wa Kigali ahantu hatari hake ku bindi Imana yari ikoze ndi umugabo wakinishije gutunga kugira ngo nteganyirize abana ndagenda mfatakira mu ruzi ngura imirima mbingisha imiceri ndahingisha ngira ngo abana banje bari ku mashuri ntagire umwana uzongera kugira ikibazo umushinga umare gukomera mpagurukirwa n'abantu bakomeye bandebye n'ubu bugufi yego ati niko we wageze aha ngaha gute iyi mitungo yose ni yabo nanjye ati wowe uvuye Nyakabuye banshyira mu bintu byo gusaba ruswa ndababwira ati oya nge ndi umukirisitu ndi umukozi w'Imana ikindi kandi n'umuyobozi w'igihugu wacu ntiyemera ibya ruswa barambwira ngo ejo nitutayabona tuzakwereka ejo barayabuze kuri konte baraza barabinyaka bakubita abakozi banjye imiceri barayinyaka imirima barayitwara imiceri barasarura niyari saruye baratwara ndatsindwa yego ngiye kubarega ndatsindwa mu rukiko njuririye ni Nyagatare ndatsindwa n'abavoka babaga bari kuburana tugera Nyagatare Imana irambwira ngo abo mwabo bose ngiye kurusubiramo haleluya barambwira Imana irambwira ngo ngiye gusenga ugo rubanza ngiye kurusubiramo ngo usubize umutungo wawe ariko uzambwirira abantu ko ndi umucamanza bari mu isi abantu bakomeye uyu yarabihanuye agitukiririya uyaraza turi Masizi ndimo naracecekeye nataye umutwe ubwo nageze igihe mvayo nari ndekera mu ruzara ahantu heza navuyeho mpunze ngeri no mpura n'aba bahanuzi uyarambwira ngo umve ngo Imana iravuze ngo igusubije umutungo wawe ngumva ibindi ari kuvuga wenda ni ngo nasize Gisenyi ariko ngumva wiriya wo bidashoboka ariko Imana ibisubiyemo yaragira bazengereza kabiri gatatu baje kunshaka yego urambaza ngo byagenze gute umwe muri bo yarafashwa akazarara mu murima wanjye arararota sokuraramo n'amaguru yarotaga ari mu murima wanjye kandi ni nyakubahwa ndago yajya guhinga akarara ari kubagara umuceri ari no guhinga nijoro arota abaza bene wabati wa mugabo yarandoze nta bindi ndota ni mu muceri wiwe babwe ati mwamukuye mwamuzanye baramfashe we ngo twumvikane ndaza turumvikana reka nihute iyo byanyuze haba kuri twumvikanye icyo nashaka kukubwira ni kimwe amafaranga
banyemeye muri hoteli Imbuto y'Amahoro, barantumiye tujya kumvikana muri hoteli Imbuto y'Amahoro. Nagezeho baranyakira neza, bambajije ngo tuguhe iki, nambwa ati sinza ngo ibisembuye ngewe ndi umupande kote. Barambwa tunywa iki se nyine, umuyobozi mukuru wari wavuye ku Muvunyi ambaje ngo unywa iki, mburi ikintu mvuga, ndavuga ngo niba hari n'ubushera niba ruzanye, mvuze ubushera ujya waruyoboye. Yarabarakariye menya ko Imana yaje. Yarababwiye ati wowe ndashingiye ku cyubahiro ufite, uyu mugabo utangiye gusaba ubushera muri hoteli, umuntu uburana ibya miliyoni 6 akaba ari gusaba ubushera, mwaramuzengereje cyane. Nimutemera gusaba imbabazi uyu mugabo, nimutemera kumusaba imbabazi, ngewe iki kibazo cy'uyu mugabo ndagishyira Perezida wa Repubulika, we ndimuza kumurata ivyo byubahiro, mbitamenya ko Imana yaje. Haleluya! Urubanza bararukemuye, bamba amafaranga yanjye arenga nayo nagambiraga, n'igihe bantesheje, n'imyaka nakoze, n'igihe sinkubwira umubare nta fanta nakuguriye, ariko yari meshi. Yego rata, tugusoza rero ngira ngo nkubwire kugusaba imbabazi. Yego, ibyo bita kugusaba imbabazi, Imana ibyo yavuze aganye nawe izabisohoza. Yarambwiye ngo bazagusaba imbabazi, nshaka aho bizanyura byaje kusika, kubera ko urubanza rwari rwabaye itegeko. Baravuze ngo ruramenyekana mu bukemura hehe, mu bari buze gukemura imanza z'akarengane. Bangejeje kiramuruzi mu bari burenganurwe, barambwa ati nawe byageze ku Muvunyi ugomba kurenganurwa, byageze mu bukemura mpaka ugomba kurenganurwa, raporo ikagenda. Wa mugabo rero imodoka banjyanyemo nururutse ku kibuga, ababyeyi baraza ati wowe uri kuburana nande? Ati nuriye. Wowe? Ati nuriye. Wowe? Nuriye. Muri kuburana iki? Ati banyambuye imirima yanjye basarura n'imiceri baranayirya, bakuriye imiceri. Ati ahita bafata ati wari Chado divayo, nawe vayo. Ati mwariye imiceri y'uyu mugabo? Ati hoya twabirangije byose. Ati hoya nimumbwire mwariye imiceri, muradusebeje. Andebye ubugufa ya ati nimusaba imbabazi, fuka musaba imbabazi sevu, muradusebeje. Umuntu w'umugabo nkaye munyacyubahiro, wabuze ibyo utunga, tukurangire n'ibindi by'ibisaga wagomba gutunga, ufata ukeri we uradusebeje. Saba imbabazi, basaba imbabazi. Baravuga ati wa mugabo dusabira imbabazi aba babyeyi muri iki gihama. Nuko basabye imbabazi by'Imana yavuze irabisohoza. Mbere Imana amashyi, baranambwira ngo fata, baranambwira ati fata nomero zingizi, zifata izi nomero. Ubu mfite nomero. Barambwira ati fata izi nomero, uzagira uwundi wakwangiriza uzaduhamagare. N'ubu ngubu uncokoje. Navuga ati baramfashe, wabona ijipe zije wa bakujyana ureba udakora hasi kubera Imana. Haleluya! Ndi umugabo kandi ndi umugabo Imana yagiriye ikigongwe muri ibi ngibyo kuvuga ngo gukorera Imana. Banyiciye muri Sanga ndendongera niberaho, mwarabyumvise. Baramfashe baraniga kubera ibyo bibazo byinshi, ati mukura ndangamuntu baratwara, icakoshi baratwara. Are namenya kenge ndi Kibagabaga iminsi 3, iminsi 4 nyirangije. Imana irambwa ati nta kizakwica ndi cyagukoresha. Haleluya! None nibereyeho nta nicyo nababaye. Imana ishimwe. Mu gusoza rero twari tuvuze ijambo ngiri. Ijambo turavuga ngo no wakora ibyo Uwiteka yamutegetse abari byagira gute akora. Oh haleluya! Ngiye gusoza ni ijambo rimwe nari nkuzaniye wowe uraha, wowe mwigisha, wowe mwigishwa, mubwiriza butumwa, muhanuzi, munyempano. Ni ijambo rimwe gusa rivuga ngo ukora iby'Imana gushakaho nayo izaguha ibyo uyisaba. Oh haleluya! Ukora iby'Imana gushakaho nayo izaguha ibyo uyisaba. Kuva mu gitondo mwashimaga, kuva mu gitondo mwavuze gukomera kw'Imana, ariko nawe hari ikigushakaho. Warabyaye, warubatse, yarakwimuye, yaguhaye abana, guhemenera ivare naguca, ariko hari ibyo nawe gushakaho. Kora iby'Imana gushakaho nayo izaguha ibyo uyisaba. Nicyo jambo nari nkuzaniye. Uwitwa Nowa ngo abazi inkuge imyaka 120 bamutuka, bamuserereza, ariko imyaka 120 irangiye. Uzasoma umurongo hepfo ibice 7 umurongo umwe. Ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nyabuna ni mukora iby'Imana bashakaho. Rubyiruko urashaka kushaka, wa mugore urashaka kubyara, wa mugabo urashaka kubaho neza muri uyu mujyi, ariko banza ukora iby'Imana gushakaho. Reka mvuge ibintu 8 nihuse. Ikintu cya mbere
Imana irashaka kuyubaha. Yubu 28 n'umurongo 28 urakoze cyane. Harawe ibwira umuntu ati maze ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yubu yubaha Imana, arapfusha yubaha Imana, imitungo iragenda yubaha Imana, inshuti zimushiraho yubaha Imana. Haleluya. Nawe nta mpamvu yo kukubuza kubaha iki? Icya kabiri, kurwanirira Imana ishaka. Urwanirira Imana iki? Abarokora hano murabyina, abarokora hano Imana ibaha amasezerano ndetse bamwe mugasubizwa, ariko yabarebaho mutuye igasanga muri abanzi b'Imana. Muri abanzi? Kurwanirira Imana ishaka. Yusoma ibice 17 igitabo cya mbere cy'Abami kiratubwira ngo Eliya ndeba Eliya ngo arwanirira Imana ishaka kuko yarasanze biri gukorwa kwa Ahabu bimubabaje. Aravuga ati iri ni ishyano, Imana yaguhaye ubwami none urayibangikanyije, kubera iyo mpamvu nge ndababaye ndetse mpagaritse n'imvura. Yo arwanirira Imana ishaka iragushyigikira. Imana iramubwira ati kuko urwaniriye ishyaka nanjye ndakwemeye. Ikindi kandi nta nzara nta nyota, manuka ujye ku kagezi k'Ikereti nzahagutungira. None wari gusaba Imana ngo ikugaburire se, wayirwanirira ishyaka ryari? Kuri gufasha abanzi bayo kuyituka huko. Ngubwira icya gatatu, kuvuga Imana neza. Kuvuga Imana neza. Soma igitabo cya Daniel ibice 3 birakubwira ngo Saduraka na Meshake na Abedenego bavuze Imana, babwira Nebukadinezari ati kirazira, ntabwo turi bwubarare, Imana ibasha kudukiza ariko ntabwo itadukiza. Oh haleluya. Ntabwo turi bukiramya, ntabwo itadukiza. Kuyivuga neza gusa ngo baraterura abasaduraka ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro. Imana na Yesu mu ijuru. Imana ibwira Yesu ati bantu batuvuze neza ntutume bashya. Yesu ngo ahita amanuka, ahita azimya umuriro abagezemo. Basaduraka bamusangamo. Bibiliya iratubwira ngo kuvuga neza kwabo kwatumye na Nebukadinezari ahabwa impano yo kwerekwa. Yo wavuze Imana neza n'abapagani n'ababarozi n'ababagome bose baza kurunguruka babona igitangaza Imana yagukoreye. Arebye mabona abantu bane aravuga ngo nge mbonyemo bangahe? Uwa kane arasa n'iki? Ishusho ye ni nk'iy'Umwana w'Imana. Kuvuga Imana n'ivyo Imana iri kugushakaho. Nkubwira icya kangahe? Gukoresha Imana ku butunzi bwawe. Koresha Imana ku biki? Ubu hari abatanga amafaranga hano ku mpavu zuko baza kubasengera ngo bakabahanurira. Ubanza ubikure mu mutima. Iyo ubishyize mu mutima ubu uri kubwira Imana ngo kora. Soma igitabo cy'Abami. Yusomye ibice 4 birakubwira ngo umugore w'Umushenemu araza asanga Elisa na Gihazi barimo baratembera mu muvuga butumwa, nawe abagendaho. Arababwira ati none ntimuncika, muze murye. Kurya bararya. Kabiri ngo abubakira icyumba cyo hejuru. Haleluya. Uyu yavuze ngo arakodesha, uyu yavuze ngo azaguma gukodesha, uyu yavuze ngo nta kibazo arabona, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwebwe mwese nanjye ndimo. Gukoresha ubutunzi bwawe ku murimo w'Imana bitera Imana gukora. Imana ishimwe. Abubakira icyumba cyo hejuru ngo baryamamo Elisa na Gihazi. Umunota wa nyuma Elisa niwe wavuze ati nimumbabarire, 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 nimumbwire. Imana ishimwe. Nimugire mute? Nimumbwire icyo mukeneye. Ngo Elisa yasabye Imana imuha umwana w'umuhungu atamugiraga, kubera ko yafashe abakozi b'Imana. Hano rero n'ubisari icyumba. Reka nkubwire ikindi, ni icyo bita kuyoboza Imana inzira. Iri jambo ndarisubiramo nubwo riri kuri cano, ushaka uzarirekereho. Yego uzarirekereho. Iri jambo abantu benshi bakunze kunegura ibyumba. Bakunze kunegura iki? Ibyumba. Ati kwa Garase, ati kwa runaka, ati bahora mu makorasi gusa. Bahora mu maki? Mu makorasi gusa. Wowe ubivuga n'undi ukibivuga umwima amatwi. Abakobwa ba Sarofadi igitabo cyo kubara ibice 27 abakobwa ba Sarofadi bo baravuze ngo nta kintu twakora tudakwiye ku Mana. Bo basanga Mose na Eliyezari baramuga ati tubwire data yarapfuye Sarofadi, none twebwe nta gakondo dufite ngo nuko data tasize umuhungu. Twebwe tugomba ibyacu kubishakira ku Mana.
wowe ubyine neza nubwo izuba ryarenga byina neza. Waje kugisha inama Imana, wowe nicyo cyakuzanye, gumamo gusa. Icyo Imana izakora ni ikizi. Haleluya. Ntaba guciye urutege kwa Garase ngo mu cyumba n'ahandi hazo ngo nibyo nandi ngo ni umudiho ngo ni ibyisirimba ngo nta jambo ngo wowe kugisha Uwiteka inama bizakuviramo igisubizo. Bakobwa ba Sarofadi babwira Mose na Eleyazari ati ntabwo tuva aha ngaha, ntabwo tuva aha, ngo bahaguma kugeza ubwo ngo Mose ajyanye urubanza rwe imbere y'Imana. Ararujyana ati Imana we, abakobwa ba Sarofadi bavuze ngo nubagendera inama urabakorera iki ko ise yapfuye adashyize umuhungu. Imana isubiza Mose iramubwira ngo genda ubabwire ngo urwo rubanza n'urugukuri. Urubanza n'urwo ntukabure kubaha gakondo mu nzu y'abasi. Bayitahana kuko baje kugisha Uwiteka inama. Mubwire ikindi kuti nuba ikigeragezo. Wa mugore we wa mugabo we mwene data rubyiruko, nta muntu udafite ikigeragezo, nanjye ubu ndagifite. Nanjye ngira nte ariko hana wehe ngo pima nubwo nyira mukeba yamucundaga ariko akacungira mu nzu y'Imana. Agacungira hehe ngo yahuriyemo n'ikindi kigeragezo kwitwa nde musinzi. Umutambyi wagomba kumubwira ngo humura. Aramubwira tuzageza ryari wasengwe wa mugore we, yakiba ari wowe uba warirutse. Hano simbonye muri gushima Garase ati warakoze cyane no kutugaburira no kutugendaho none haramusaba ubwo ati mva imbere ndahira ko wagaruka. Nabonye muri gushima ibyisi yego rata, ariko ikigeragezo nubwo kizagusanga hano, nubwo kizagusanga iwanyu, nubwo kizagusanga mu kazi, uzavuga ati ngewe ndahangana nawe. Yego ndahangana ngo isaha iragera cyo kikibwiriza kigacika. Reka nkubwirire ikindi kutibagirwa iby'Imana yakoze. Kutibagirwa ni intambwe nziza. Uzakibwira ngo njyewe ejo bundi naraburaye sinapfa, ejo bundi bankuye mu nzu mbona yo gukodesha. Iri jambo uzarisoma mu gitabo cya Samweli, uzasoma ibice 16. Dawudi atoranwa ngo bamujyanye kwa agiye kureba bene nyina ko nise wari umubwiye kugenda uzana amakuru y'imvaho ko bene nyoko bari, ngo agere ngo asanga umufitiye yakamejeje. Ngo arabaza bene nyina ati nimumbwire ko mbona bimeze. Baramuga ati subirayo, siga ibyo baguhaye usubireyo, ninde ukuzanya amakuru yajyanaye. Ahambwa ati ariko nyamara rero hari icyo navuga, uriya muntu tubaha Imana urabona yadusuzugura. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Baramubwira turetse nawe na Sawuli yaravuze ngo uzamwicira uriya Mufilisitiya, azashyira ubwoko bwabo y'icyubahiro, ikindi azamushingira umukobwa we abumukwe. Dawudi ngo yajyanye ijambo ryo kutibagirwa iby'Imana agize gute, nuko yahingutse imbere ya Sawuli aramubwira tumve rero bari bambwiye ko wakica Umufilisitiya ati wowe umwana ntabwo wamushobora. Aramubwira ati ngewe ati reka nkubwire, baturambona ati ngewe naragiraga intama. Oh haleluya, naragiraga intama, ariko intare n'idubu iyo byazaga nta kigeraga kikura umwana w'intama mu rwuri. Ngewe nararahubukaga ngafata intare ngayishwanyura. Imana yanshoboje ibyo izanshoboza n'Umufilisitiya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Niryo jambo ngusigiye. Imana yatumye ubyara, Imana yatumye ugera mu mujyi, Imana yatumye udapfa, Imana yatumye ubona ibyo byose nibisigaye uzabigira gute? Zabikora. Ndasoje. Ikindi cyo ndabona wagikoze, ikindi cya 8 nicyo bita gusengesha umwuka iteka. Abantu benshi murasenga mugasengera mu gihogere, ariko koronere ibice 10 by'ibyakozwe n'intumwa biravuga ngo warasenga adahereye ku butware no ku bwami no ku mafaranga, we ngo yagiraga ubuntu bwinshi kandi akabana neza nabo mu rugo. Wanyumvise? Agasenga ubudasiba. Ushobora gusenga ubudasiba ariko utabana neza nabo mu bantu, uba wakisha. Abaririmbyi bagasenga ariko badahuje, mwakishe. Abaturanyi bagasenga badahuje, wakishe. Ariko aho niho havuye imbaraga zo kumubwira ngo tuma Petero. Ahageze Petero aramubwira ati ntabwo ari nge wagutumyeho, ahubwo nge nari ndimo nsenga, Imana irambwira ngo ngutumeho, wakoze neza kuza, ahubwo turi hano dutegereje kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero aravuga ngo nukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yo wasengeye mu kuri no mu
mwuka Imana yizanira abakozi, ikazana n'ibisubizo bigushaka. Ntago wiri kujya kubihiga, ahubwo biri iragira gute, irabyohereza. Murakoze cyane. Ngiye gusengera ibintu bibiri rero dusoze. Hano ndashaka kukubwira ngo ntabwo waba umeze nkatwe mu miryango yacu. Karandi kaba yarakusigingije. Hari karandi kubuza gushaka, hari karandi ucuruza bikanga, hari karandi guteza abantu ibyo bita icyangiro, hari karandi gusenyera urugo, hari karandi kandi itatuma ukora ubukwe, hari na karande y'inyatsi. Nubwo wahembwa miliyoni ukaza ushaka amafaranga nyuruka haheba. Nibyo. Haguruka dusenge, iyo nyiyo dusengeye. Haguruka di. Waba wumva arahashaka, yahaguruka dusenge. Tubwire Imana ngo iyacucumye mu miryango y'abagesera kwa Joseph, burya natwe yaratwinjiye. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, ndebera aba bantu, bitegereza aba bantu baje mu bikari byawe, baje mu nzu yawe, baje kukubwira ngo uri Imana, baboneyeho bya bindi. Hari ibyo wakoze bagushimiye byatumye baza mu ngoro yawe, hari n'ibindi kandi bari bagitegereje kuzakora. Ariko guhera uyu mwanya ndabarangiye ngo uri Imana ikiza karande, uri Imana ishobora byose, uri Imana idaterwa inkunga, uri umucamanza w'abari mu isi. Aba bantu bashiragijwe na karande zikanyanyagiza imitungo yabo, abandi bakaburana bagatsindwa, abandi bakanyagwa ku mugaragaro ntibabone aho bavugira. Hari n'abandi babwirirwa cyangwa bakaburara, hari n'abandi binjiye mu madene no mu myenda, hari abandi bagiye mu makerede, hari n'abandi bagiye mu inyatsi itabona uko bagurisha n'ibyabo, hari n'abandi yo ya data bakora akazi ntibakirigo ntibakarareho, hari n'abandi kandi amakopfa buri kanya. Abo bose dusengeye hamwe uko wari wambwiye kudaterwa inkunga, n'ubundi utabara abantu bawe ejo n'ejo bundi. Mana bazagarukirana bafite ibyo gushima. Urakoze kuba tabaye mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Amen.